umutima ze guru aya majoro yawe babaro mbwira ijoro uburi kumaze igihe utahe mu bicu naziza mishinga ndi kukubwira mbaga ngiyemo se mishinga yose irangira mbaga ndazikorera imishinga yose irangira ninjoro mu gicuku rega ninjwe mu muyobozi wazo ngomba kuzigenzura mpaka akazi gatangiye kugeza gashoje hanyuma none se nta kuntu wajya ubikora kare ukagira hano byibuze nka saa 3 watinze ntaho byakunda nuvuga ngo noneho ubonye amafaranga ntukibonera umugore umwanya gahota uzi ibyo ngibyo utangiye guhuza niba kandi ukagifata telefone yawe uyu munsi inkuru nziza cyane cyangwa inkuru izabakiriya inda kubera ko ibintu bitangiye kutugera umugabo Kiramani ibyo bitangiye kuzigora cyangwa no kumugaruka ibyo yakoze kera ariko bantu rero ko wakoze akazi no gukorera kimwe gikora kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu kandi utuza n'umutima wawe uteye ubonera amakuru ku gihe nari ndabwiye ngo Kiramani ibyo byatangiye kumugora bitewe n'uko ingaruka z'ibyo yakoze kera zitangiye kumugaruka no kumukurikirana dore yuko uyu munsi umusotore umwe bakoranaga Roma iminsi ari muri gereza yamukoze akantu kakaba kamubabaza kakaba kagiye gutuma Kiramani wa kera agaruka ashaka kuba yahemukira uwo musore amukura mu buzima amwara ubuzima bwiwe ariko ikikugoye n'ikitangaje cyane nuko umucecuru wareze umugore wiwe nawe yabijiyemo kandi we bikaba byatangiye kumuzanaho ingaruka zikomeye cyane kuko we yifuza yuko umukobwa atakagombye kuba bana n'uno musore wisha abantu kera wacuruje ibiyobyabwenge dore ko nawe ashyira hakiwe twavuga yuko aba yakabije ariko uko niko kuri kubera yuko uno muhungu yabaye umwana mubi kera cyangwa yakoze byinshi cyane bibi cyane mu myaka yiwe mbere ndetse n'ubucuruzi yakoraga butari bwemewe nibwo bugiye kuba bwatuma ibi byose bimubera bibi cyane dore yuko Nyambo we atangiye kwibaza icyo akagombye gukora dore ko umushuti wiwe yamugiriye inama mbi cyane mu buzima busanzwe ari gihe uhura n'inshuti zikakugira inamba itakagombye kuba yumvika itakagombye kuba ikorwa dore ko batangiye kubeshya ngo bashaka uburyo kibafungisha umurumuna cyangwa musaza wiwe mamara kumufungisha maze Kiramani abe yashora amafaranga mu kumufunguza maze ikintu ibintu bijye mu buryo ariko se ibyo bintu byo urumva byo ari ibintu byiza cyane kubera yuko byaba ari byiza cyangwa byaba ari bibi cyane byaba ari ikintu kigiye gutuma uyu muhungu agenda kuba yakora bibi cyane birushijeho kuba byaba bibi dore yuko ashobora kuba yanakoresha amafaranga agafatwa nka ruswa agahura n'abantu batakunda ruswa maze ugasanga bibaye bibi cyane banyambona ibyo bibwiraga kandi ibyo bigiye kuba byiza bigiye kugarura umutekano n'amahoro bagasanga nibyo ahubwo bigiye kwangiza byinshi cyane dore yuko burya ngo inshuti nziza yakagombye kukugira inama ubundi iyi baravuga ngo ufite umugira inama bafite Imana iyo ufite umuntu kugira inama mbi rero nawe urumva ko iteka byose uhura n'ibibazo bigiye bikomeye bitandukanye cyane uyu muhungu bise Bobo nawe wanze gufunga umunwa wiwe no kwiharengera ibyaha yakoze atangiye kuba yavumbura yazura inyamaswa cyangwa yakura intare mu isenga yayo ayizana mu baturage kugira ngo yongere igire umujinya ukomeye cyane ni ukuvuga ngo rero ni nko kujya mu hantu hari ibyana by'intare ugakuramo icyana cy'intare ukacica kureba ubukozeraga nk'agati mu nkozi nazo zibita zisara uyu muhungu rero ibyo yakoze ntagatekereza yuko bigiye kugaruka kandi bikaba ingaruka mbi cyane bitashobora gutuma abura ubuzima ubundi ni ukuvuga ngo nimba warabaye mu kintu yakagombye kuba yicegekeye ariko akoze ikosa rikomeye cyane ryo kumena ibanga ry'akazi ni nacyo agiye kuzira Kiramani umujinya wiwe murawuzi iyo yarakaye icyo yiyemeje gukorera murabizi ko ari umuntu twagiye tuvuga ngo muri sendika yabo baramutinyaga ko atavugirwamo ndetse n'ibyo yakoze cyose ashaka gukora nta muntu wamwitambikaga dore nuko Tayiga nawe ahora avuga Trump cyamukeneye kubera yuko business ziba zitari kugenda neza kubera ko Kiramani yabanje
yabanjije kuba yagira. Hari igihe uba ubana n'umuntu mu buzima busanzwe yaba atari mu buzima bwawe cyangwa atari muri gahunda zawe, ugasanga gahunda zawe zose ziri kugenda zangirika. Ni nako Kiramani yavuye muri sendika yabo, maze nabo bakaba bari kubona hari ikintu kiri kubura, atangiye kuba hari ikintu gikomeye cyane bari kubura kandi kigomba kuba cyaboneka. Ngaho nguko rero ukuntu byifashe kwa Kiramani, dore ko umugore ari kumubwira ati mbabarira icyo wakora cyose aka kanya amaraso yose yameneka, ubu ngubu ni wowe yajyaho. Nibwo nyogokuru wanjye nawe yaba ageze mu zabukuru akitahira, nawe amaraso yiwe yakujyaho, kubera yuko byamaze kuba ari kugenda bivuga. Akanga karinze umunwa akarushyamagara. Umukecuru we ntabwo yabihereranye, nawe yabibwiye n'inshuti, n'inshuti yishobora kuzabibwira inshuti yayo, undi nakabibwira inshuti yayo, inshuti gutyo. Ijambo ni gutyo rigenda kandi niko rigenda rinagera kure. Dore ko umuhungu umwe yagiye akabibwira umukecuru nawe akabibwira umuturanyi nawe ashobora kuzabwira umuturanyi nawe akabibwira undi muturanyi, maze amagambo akagera kure gutyo. Ikindi umukecuru yakiriye kitari kiyazi neza, mwibuke narababwiye ngo Nyambo yabeshye umukecuru kaba mu kazi, ntabwo yigeze amubwira ko abana n'umugabo, kandi ntigeze amubwira ko n'umugabo wa mbere babanaga batandukanye. None aka kanya amaze kumenya yuko Nyambo atwite. None umukecuru ari kwibaza kuntu Nyambo agiye kubyara umwana w'umwicanyi, cyangwa agiye kubyarira umwicanyi, umugome wakocuze ibiyobyabwenge. Ariko reka mbabwire icyane gatozi, kandi ntabwo umuntu umwe yakagombye kuba icyakiwe kigirira ingaruka ku bandi bantu. Umuntu abahinduka, imbabazi zikabaho, maze byose bigakorwa neza cyane mu mahoro atunganye kandi ikeye, kubera yuko hari amahoro, ubuhoro, umuhoro ngorogosha ndetse gagahukuru kwavuka iyorosa abantu barenze 5 n'umugani w'ikinyarwanda. Niyo mpamvu no mucece atakagombye kubarenganyiriza umuntu ahahise ntihakagombye kuba akurikirana umuntu, kubera yuko abantu barahinduka. Umwuzukuru w'umuntu niwe wamubwiye ati nyogokuru ibuka neza yuko no mu gihe cy'94 abantu bakoze amahano bakica abandi babarenganya, ariko kugeza ubu ngubu dufite icyo bita ubumwe n'ubwiyunge, turasangira turashyingirana amahoro ni yose mu gihugu. Ntabwo twagombye kuba twashingira kuri ibyo ngibyo. Ubundi ahahise h'umwana ntabwo akagombye kuba ahahise hasi, ntagombye ku mwana kuba azagira ute azahura n'ibibazo kuri aho hahise hiwe. Ngaho ko rero ko byifashe kwa Kiramani yatagiye gupanga uburyo ki agomba kujya gushaka uwo muhungu akamwiyomuraho, dore ko bitanagoye cyane, ahubwo ari gukora kurusenga akavuga ati runaka yagarutse kandi yagiye ari kunsabira kugenda avuga ko nkora ibi ngibi. Ikosa rikomeye cyane mu buzima, nimba umuntu mwaragiye ikibazo kikarangira ukanahanwa, wakagombye kuba ubiyimenyera, nta undi muntu bishyiramo hagati, kubera yuko ibyo mwapfuye aba ari ibyanyu gusa, nta n'undi muntu wakagombye kuba bajyamo hagati, kubera yuko nimwega mufite umuti wo kuba icyo kintu mwagira ute mwagikemura mukagishyira ku murongo neza cyane. Uyu Jazira akunda kumenya byinshi cyane kandi bibi cyane, rimwe na rimwe nawe bishobora kuzamuberamo ikibazo gikomeye cyane, kubera ko kugenda umenya byinshi ni nako ugenda uhura n'ibibazo byinshi cyane. Dore yuko we yatangiye kugira inama mbi cyane Nyambo kuba bashobora gushaka umwana bita Cedric bakamufungisha, bamara kumufungisha Kiramani akazajya kumufunguza akoresheje amafaranga. Ntibazi yuko burya iyi leta turimo twebwe tutakunda ikintu bita ihohotera cyangwa ruswa n'akarengane. Reka bamubeshye, niba bamara kumubeshyira bazakore iperereza basange baramubeshye, maze Nyambo nawe yisange mu mazi abira ko yafungishije musaza wiwe yarari kugira ngo ari kugeye gutabara urukundo rwiwe. Ntago urukundo rutabarwa, kubera ko urukundo rwarwo ruritabara. Aho uzajya hose uzamenye ko urukundo niwe warupfundikira mu ngunguru ukarushyira hejuru y'umuriro gatwika. Ntago urukundo rujya rushya, ntago urukundo rujya rupfa, kubera ko urukundo rwo rwishakira inzira yo guca, ntago rujya ruhishirwa kandi ntago rujya rukingiranwa. Nta n'ikintu kibaho cyazitira urukundo, niyo yaba ari amasasu, niyo yaba ari ibifaru, ntago urukundo rujya rwihishira cyangwa rubure aho rwanyura. Niyo mpamvu aba bantu bakagombye gutuza, ahubwo nimba urukundo ruhara akaba ari rwo rwikorera icyarwo. Hagati aho ngo ku rundi ruhande Nsabi nawe ari gushaka kwihorera, ariko ibintu agiye gukora ntabwo ari byiza cyane, kubera yuko we ukwihorera ashaka no gukoresha amafaranga. Kandi mwibuka amafaranga yazize no kugira ngo atandukane na Nyambo yari miliyoni 70 bari bavuganye n'uriya mugabo, ariko Nyambo yakuye miliyoni zirenga 150. Dore yuko bamushyiriho tipu yuko yanejeje, noneho dore ko yanahakuye inda.
Nsabi rero icyo yakagombye kuba akora no kwihorera kwiwe yakagombye kuba akora. Iyo umuntu agusuzuguje amafaranga we ntabwo yamusuzuguza ahubwo urakora cyane ukamwereka yuko nubwo agusuzuguje amafaranga nawe ayo mafaranga wayabonye kandi nawe wayamusuzuguza, ariko icyo utabikora impamvu nuko wowe uri ubundi umuntu nagukorera ikintu kibi nawe ntugashaka kumukorera ikintu kibi nagusuzugura ntuzifuze kuba uzamusuzugura, kubera yuko iteka n'iteka burya uwakubanje ahora kubanza nyine, niko umuntu yabivuga. Ni ukuvuga ngo niko Nsabi ari gukorera amafaranga we yakagombye gukorera amafaranga akiyubaka akavamo umugabo babandi bamusuzuguye cyangwa babandi bamufataga nk'ingegera, maze aho yasebeye aho yambaye inshokere akambarira inkindi. Burya umuntu wese akunda kuba yumva ko ahantu yambariye inkindi atahambarira inshokera, ariko aho wambariye inshokera uyu hambariye inkindi icyo kintu kibari kigaragara neza cyane. Babandi bagusuzuguye baza bagusuza bakubwira ati burya byari bimeze gutya. Umuririmbyi ngo yaravuze ngo iyo mu bibazo abantu baraguhunga, ariko bimaze gusubizwa maze gufata akantu bose baza bakubwira ati twaragusengeye twaguhaye ibitekerezo, ngo cyagiye burya nubwo nari kubwiraga kuriya kwari kugira ngo ugire ubwenge. Abashakaga ko kutera inyuma bose baba nagufashije gutera inyuma bakaza bakavuga ati burya rero cyagiye impamvu wabonaga bimeze kuriya no kugira ngo ugire ubwenge. Iyo tutabigenza kuriya ntago buri kuri rwego rwuriho. Ni ukuvuga ngo ubundi hari umuntu ushobora kugushyira ahantu habi wamara kuhagera ibintu byawe warabihombye, ejo ukongera ukaguka akakubwira ati iyo tudakora biriya ngo bigende ntago aka kanya uhagaze neza, ntago waramenye ubwenge. Ariko ntago ari byiza ngo kwigisha umuntu mu kibi ngo tubugire ngo abashe gukomera ngo nuko tuzamujyana mu kaga no mu kangaratete, ibi ntago bishoboka. Mu gihe umukunzi wa Nsabi wehe icyo yifuza ko ari uko bakagombye kwiyubakira umubano wabo n'urukundo rwabo batareba ku bandi, kandi koko nibyo iyo ukoze utangira gucungana n'abandi bantu ngo umuntu ageze ahangaha nawe umucungana nawe ntacyo ugeraho, kuko usanga ahubwo wowe icyo uri gukora ari wowe umuhereza isipuri aho uba wakora ukareba business yawe ukayitaho maze ibintu bikagenda neza n'amafaranga washakaga ukayabona. Mu rwego rwo kwanga kuko ahubwo we watera imbere ugomba gukoresha imbaraga zawe zose. Jojo yigeze kubwira Nsabi aramubwira ati wowe uri umunyamugisha wagize amahirwe yo gutunga amafaranga menshi mu gihe gito urabyanga, none n'undi mukunzi araze uri kumwiyangisha, wakagombye kuba umufata neza maze ayo mafaranga ukayabona, bitewe nuko ubundi akenshi na kenshi nawe uyu mugabo Kiramani turi kuvugaho ibintu bibi na Tayiga bakora ibintu bibi byose babikora kugira ngo babone amafaranga. Kandi Nsabi wibuke yuko amafaranga bari bamusuzuguje n'amafaranga yavuye mu biyobyabwenge, amafaranga avuye kumena amaraso, amafaranga mabi, ariko we aka kanya afite umugisha wo afite amafaranga meza yavuye mu ngeso nziza ndetse no mu nzira nzima. Ni nayo mpamvu rero uyu mugabo cyangwa Nsabi yakagombye kuba tuza akamenya yuko amafaranga bamusuzuguje we atashobora no kuba yayakorera bitewe nuko aho yaturutse ari habi. Niyo mpamvu n'uwo mugore abamubwira ati we kora cyane ahubwo ukore werekane icyo ubashije, ureke kugendera ku bandi ndetse no kugendera ku byo bagusuzuguje. Ntabwo umuntu agusuzuguye ukiri mutoya uzabigira inzika. Inzika ntabwo ari nziza kubera ko inzika nicyo kintu cya mbere, ni inzika ishyira ishyari, kandi ishyari murabizi ko rishyira kuba umurozi no kuroga no kwica. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ukuntu bimeze rero, ukuntu ahantu bigeze rero, umugabo bita Devu we yibiye ko yagiye n'ikigega agomba kuza yikoreramo, ariko nawe bigiye kujya bimucanga cyane kubera yuko ibyo atekereza ntabwo ariko biri. Ntabwo umuntu burya niyo wafite amafaranga kuyagenda uyajugunyanga ari ibyo uba ufite ukuntu yakuvunye niyo waba warayavukanye, ariko uyu mutipe Devu we yumva ko amafaranga akagombye kuyahabwa, dore yuko akimara guhura n'uno mugore yagiye amukuraho amafaranga menshi cyane, ariko nawe nta kintu yigeze amumarira kubera ko nimba ubwa mbere barahuye akamuha miliyoni yo kumushakira Nsabi no kumuhuza nawe, nyuma yakongera akamukubita 200,000 byo kugira ngo bigende diru bari yamuhaye, none bikaba byaranze ko nawe yakiteza imbere na botike yiwe izamura, ahubwo akaba yumva yuko kugira ngo agire. Mwibuke uyu mugabo Devu yigeze guhesinyanya kontara n'umugabo bita Soroba kugira ngo bazaterete uno mugore, ariko Soroba byarangiye byanze, dore ko Soroba yise yibonera n'umukobwa bita Claudia barakundana, nubwo nawe bitameze neza, bameze ababa bari hasi hejuru bashwana
bagashwana rero kundu ubwo byifasha rero nangu kundu impande zose z'inkuru zigiye zimeze zose ziri mu ntambara ikomeye mu gihe Nsabe ari mu ntambara yo kwihorera ku muntu wamusuzuguje amafaranga akamutwara umugore mu gihe Kiramani nawe ashaka kwihorera ku muntu ushaka kumutandukanya n'umukunzi wiwe mu gihe Claudia nabona urukundo rwiwe byanze kubera yuko Claudia yanze kujya gusura umuntu izo nkundo rero zose niyo amarira arimo urundi tubabwiye tuderutse kumenya n'urwa Bobo n'umukunzi wiwe Bobo bari gutegura kujya gufata irembo ariko afite n'akazi agomba gukora ko kugambanira Kiramani ariko ubu ngubu mu gihe yaratangiye gushaka kuntu yamugambanira nibwo Nyambo yabuze maze abura ukuntu yabigenza dore ko Natayiga yaririye n'ingumi ikomeye cyane Tasha ariwe yagize ubu ngubu akakanya umuntu wari uri kugambana ari gusa n'akekwa n'uriya mwana bita Bobo uri mu cyaro nyine nawe bigiye kuba byamukomena nakora ko sendika yose nimara kumenya ko yatanze Kiramani kwa nyirabukwe biraza kuba bibi kubera yuko iyo akinituriza ahubwo akagenda kubwira abo bakorana akavuga ati nabonye aho uyo Kiramani asigaye yarakuye umugore n'impamvu atagikora akazi namubonye kwa nyirabukwe ndahazi ndetse n'umukunzi akunda byari byo we ari kwibonera ibiceri maze akigendera akaba yanacika sendika yabo ikaba ari byo ibyikorera ko dore kutayiga we yifuza kuba yamenya umukunzi wa Kiramani cyangwa umukunzi wa Kamirewo akariyo mpamvu umuhungu yakagombye kuba yigendeye mwizo nzira ni nk'ikakana inama muhaye ariko nabwo nayo itari kubimuhira neza burya iyo ufunguwe utaravumeneye amabanga ayigenge yawe nta kibazo ariko ifunguwe ugatangira kubunza umunwa cyane ako kanya uburi kwicukurira imva ngabwo ko nuko bintu bigiye byifashe ku mpande zose hanyuma rero uyu munsi ibintu kuntu bimeze rero bigiye kuryoha twera yuko umuntu twari dutegereje cyane twadukumbuye cyane nawe atangiye kwigaragaza n'umuntu bitanza yino muramuzi mu mafilime atandukanye ubu yagarutse ariko igitangaje gitunguranye cyane aje kuza muri ubu rwa Nsabi ese baba bapfana ikina Nsabi aho Nsabi ntago yakagombye ko ubu ntiyakagabaye yari afite undi mugore nawe ahubwo yarare mu ibingibi byose yarigeze kugira undi mukunzi yashyize ku katsi akamusiga mu cyano maze akizira mu mujyi ibi byose akaba bikora nawe bigiye kumugaruka dore ko ari kontara nyine ni kontara dusigaye filime yacu yitwa kontara amasezerano yagiye aba hagati y'abantu bakundana cyangwa y'abantu babanye uyu Nzayindi rero nawe agiye kuza yaka umuriro atwika shwanyaguza rero muramuzi ko nabameze rero dore yuko bigiye kuba bigora Nsabi reka mbabwire ngo rero naho mu kindi kiganiro kiza gukurikira wowe ntucikwe kandi ntukure urushinge kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo utazabura ibindi biganiro ngiye yari muzeko ngomane gasege ntawangwa na bose ndabakunda amore imana bane namwe ciao ciao umuyaga ishobora kunyeganyeza icyo ijuru ryafunze ndayijoro rishobora gusibanganya urumuri rwawe uri mu buntu uhoraho igitangaza mu maso Imana uwa mbere